z'ukuri kunyagwa twahoze tunyagwa ariko noneho ibingibi birenze uko tubitekereza aho twari tumaze kwiyegeranya ngo tugire umurongo nka bene Nyirakivurwa ariko kuri none umwanzi akaba yesuye kandi kumena mwe muri za nzira tutifuzaga ko anyuramo ubu tugiye kubura aho dukinga umusaya ndi kumwe na mugenzi wa Justin ngaho mfasha tuganirize uyu muntu atuganirire ariko ni muri mpore nico turimo. Urakoze cyane Sultan nkuko waruvuye kubivuga umuvandimwe tugiye kumuganiza tunamuhamhore cyane kubera iyi nyubako mu by'ukuri iri inyuma ndetse n'indi iri ku ruhande nayo tuza kubereka ni inyubako zigera muri zitatu zari zifatikanye zose akaba yararimo azishira kuri gahunda kugira ngo zizabashe kugira umumaro ejo nejo bundi ku muryango ndetse no kuri community muri rusange kuko byanga byakunda umuntu umwe agize ubushobozi abamushamikiyeho nabo babyungukiraho. Rero nkuko umugenzi wanje yarabivuze twabigize ibanga kubera impamvu z'umutekano wa nyiri bwite ndetse n'iyi nyubako ntabwo tuvuga ba nyirayo ariko nanone uyu mugabo tugiye kumuganiza kugira ngo babashe kudusangiza uko bimeze. Turaza no kubatemberezamo hari indani kugira ngo tubashe kureba aho iyo nyubako yari igeze mu buryo bw'indani uburyo barimo bayikiranura uburyo imeze aho hose turagenda tubatembeza mu by'ukuri. Nanone mugenzi wanje ndamushimiye cyane kubera yuko abashije kutubwira n'amakuru yiriweho kuva mu gatondo twabanye nyuma saa sita nanone turabana mu gihe twari tutegereje ko baza kutubwira uko urukiko rwanzuye kugeza aya masaha nta makuru turabasha kubona kandi twagerageje gukora ibishoboka byose. Nanone hari bamwe bagiye batwandikira batese no kubera iki tutaganiriza abantu ntago byoroshe kuri uno munsi kubasha kuganiza abantu ndetse no kubw'impamvu z'umutekano niyo mpamvu tutifuje kugira abo tuganiriza. Tutinze kurondogora rero reka tuganire n'uno muvandimwe gatoya hanyuma twinjire muri ya nyubako adutembeze. Amuvandimwe iki gikorwa mwakimenye ryari ko hano muri uno muhana hariho gahunda yo kuba mwasenyerwa? Twabimenye urebye ko hari kuwa gatanu nimugoroba nibwo batutangiye kutubwira amakuru yuko hari atari amakuru meza. Bigeze kuwa mbere haza kuba gahunda y'urukiko bigeze nimugoroba urukiko rwaje kutubwira ko ngo umucamanza donc umuavoka wacu yatsinzwe. Tubifata nk'ibintu yenda biri aho ngaho abantu bagenda badukomeza batubwira ngo nta kibazo gihari cyane ko hariho speech ya president avuga ko atazasenya ahangaha ko n'ubu arahari ayo speech yiwe yagiye atangaza ku ma YouTube arahari avuga ko ibintu byo gusenya Triva bidashoboka. Abantu bumva ko ari amagambo y'abantu bari kuvuga. Byaje kugera rero kuwa kabiri turakomeza inyubako kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu twumva ko hakurya yacu haje abapolisi benshi yaje tinga nyinshi twumva ko ari nk'ibintu biri aho ngaho ariko ko twaje kubisanga twabitekerezaga aje gusanga ari ibintu birenze kwemera biteye nk'umuntu w'investisha amafaranga hano n'utarayinvestishije hano n'ahandi umuntu wese muzima ufite ibitekerezo ni ibintu bishobora kuba birenga uko umuntu abitekereza uko babitangira nkanjye nk'umuntu wari wemvetishije amafaranga menshi hano nihutiye kujyayo kugira ngo menye n'iki kiri kujya imbere ikibazo n'iki gihari hagenda habaho icyizere biratandukanye ngo naho umuzungu turataha umunsi wa mbere umunsi wa kabiri bikomeza gutyo kugeza ubu ngubu rero urebye nk'amakuru nta muntu uzi ubundi ijambo iyo ryavuye ibukuru nta kindi kintu umuntu yabikoraho. Yego murakoze cyane. Hanyuma nanone wenda tutaramenya agaciro k'iyi nyubako kuko waruvuze ko hari amafaranga menshi mwakoresheje kandi koko biragaragara. Ese ubundi hano muri uyu muhana izindi nyubako zabashe gusenyuka twagiye tubona bamwe basenya bonyine nubwo byari byavuzwe ko zatingatinga ziri buze koherezwa hano zonyine zigashira zino nyubako hasi. Utekereza ko ari iki catumye bonyine bifatira umwanzuro wo gusenya amazu yabo abaturage bo muri uyu muhana bonyine bagafata umwanzuro kugira ngo babashe gusenya amwe mu mazu yabo bayashire hasi? Dukurikije ibyo twabonye iminsi ibiri ishize itatu tureba amazu yagiye asenywa amagorofa agera muri 40 hariya hakurya rero ugasanga
nta kindi kintu gisigaye, kuko ugereranyije no kuvuga ngo baze basenye buri kintu cyose. Bamwe bafite imbaraga bari kugerageza kugenda bakuramo ibintu byabo, inzugi, amadirisha, ariko nta kindi, ubifitiye imbaraga arabikora, ariko udafite imbaraga ntabwo izo mbaraga benshi zirabananira. Nanjye nkanjye zananiye, ariko n'abaturanyi banjye bamwe bagiye babikora. Kuko mwari mwasezeranijwe ko uno munsi aribwo muri bubashe gusenyerwa, ese mwaba mwamenye impamvu uyu munsi bitabaye? Kugeza kuri uyu munota twari dufite delegation twafashe umwavoka wundi kugira ngo turebe ko ari cyo yadufasha. Bajya ku rukiko ntabwo baragaruka. Urumva rero niyo myanzuro dutegereje, ahari ni gahunda z'urukiko cyangwa bo ku giti cyabo baracyafite indi myanzuro baza gufata, ariko nko kuri twebwe nta icyizere ni gikeya. Nk'izi nzu ko ari zibiri zegeranye, mfite nari iyo haruguru yari ifite amazu 23. 23, urumva afite deux chambres na salon, deux chambres na salon na chambre na salon, toilette, igikoni. Urebye nk'uko mwabibonye kuri video, ground floor, first floor nari narakoze finishing yayo, yari irimo buri kimwe cyose, yari ikinze inzugi zose, amadushe yarakoze, toilette zari zikoze, ibikoni byari bikoze. Ikintu cyaburaga naburaga gushyiramo irangi kugira ngo abantu babe bajya muri izi nzu zo hasi ya ground floor na first floor. Donc iyi ngiyi yari ifite amazu 23. Iyo hepfo nayo yari ifite 23. Yo nari ntaratangira finishing. Nayo ni deux chambres na salon, deux chambres na salon, chambre na salon. Yindi iri haruguru yo yari ifite amazu 10, afite amazu 3 ya chambre na salon, 2 ya amazu 5 ya deux chambres n'amazu 5 ya chambre na salon. Urumva zose ugereranyije nk'ingi cyane nari maze gukorera finishing, narindi muri finishing yayo. Yenda mbivuze muri rusange uko yore estimation nari maze gukora, maze kugereranya, yari muri miliyoni 24 na 400 z'amanyakenya, cyangwa 24 million n'ibihumbi 400. niyo amafaranga nari maze gukorera. Biri hafi nk'ibihumbi 100 by'amadolari. N'ibihumbi birenga 280 aho ngaho. Ibihumbi birenga 280 by'amadolari. Jesus. Kuko urebye nko kumenera beto hasi fondation yagiye intwara hafi ibihumbi 20 y'amadolari, wajya kuri ground floor kugira ngo menere beto agomba kuntwara hafi ibihumbi 15 16. Kandi urabona ko buri nzu yose imeneye inshuro zitatu, imwe ni imeneye inshuro 2. Ukajya muri finishing gukinga, urabona nk'izi nzu ingi yari ikinze, ya ruguru nayo irakinze hasi. Ni ibintu umuntu ashaka gutekereza ngo ayumvishe. Bro, ndabyumva biraremereye kandi niko bimeze. Hanyuma kuri gahunda ya none y'urukiko kugira ngo mufate umwavoka musha, ibyo urabona bifitiye pourcentage ese ko abantu barimo bimuka, ese baba bafite amakuru ko nanone urubanza hatakira amahirwe yo kurutsinda, kuko abantu bahambiriye bro? Abantu bahambiriye, ariko biterwa n'imbaraga z'umuntu. Bamwe bagiye banagerageza kugenda bakuramo ibintu bimwe by'ingenzi byabo bumva byabagirira akamaro, ariko urebye nk'iya gahunda, nubwo bavuga ngo Imana izikorera no muri zeru, ariko icyizere gihari. Ntabwo umuntu yagiha amanota manini cyane ugereranyije n'imbaraga umuntu yakoresheje, ibyo umuntu yashoyemo. Kumva gusa ngo ikintu kiriremo uyu munsi biragoye. Ni Imana yonyine, kuko ngiye nta kintu nabivuga. Ngiye kwinjira muri ino nzu nk'uko mubibona, iyi ni gate yayo. Iyi gate ni nini cyane, ariko ariyo duheraho. Iyi ni gate bwoko ki ishobora kuba ihagaze nk'amafaranga angana? Urebye nka gate yonyine nk'amafaranga nagiye nyibarira byari ibihumbi 80 by'amanyakenya. Ni ukuvuga hafi y'amadolari 800. Ni icyuma ntabwo ari amabati. Yes. Murabibona. Iyi ni parking. Yari parking yose twinjiyemo hano mu gipangu.
hari hasigaye ibintu byo gukora gushyiramo terazo, yani bya bindi bashyiramo hano muri parking nyine ku buryo imodoka zitanyerera. Iyi ni parking yose urayibona uzamuka. Urabona hamwe nagiye mfata abantu bari batangiye gukura umutima birananira, uko mubibona iyi nzu yari ikinze, yari yararangiye. Ahangaha ni abantu bambwiye ngo aho kugira ngo basenye baza gufasha imbaraga kugira ngo n'izi nzugi zipfe ubusa byibuze nazirengera. Ahangaha izi nzugi za hano zose naraye nzikuyeho nimugoroba, ziri hariya. Hari inzu zimwe nayishyizemo, aya ni amasinki bayakuye, ari ahantu arunze, amatoilette yari ahari bayakuyeho uyu munsi. Hano iyi yari cuisine, iyo ni chambre, iyi ni inzu ya chambre na salon. Komeje nkuko mubona nta miryango ihari, ariko twagiye tuyikuramo kubera ko abantu bagiye baza baramfasha kugira ngo ndikuremo. Tingatinga zitaza kuhagera bigaza gupfa ubusa. Dukomeje nk'ahangaha ni amazu amwe akoreye finishing. Ibi ngibi ni stock y'ibintu nakuyemo hano kugira ngo byibuze tingatinga niziza tugire byibuze ikintu tuza kuramira. Ngira murayibona ahantu nagiye mbirunda. Izi ni inzugi zari zigize muri ano mazu yose. Ubwo izi ni inzugi zose mwakuye zari zifashe ku miryango hano mu cyumba, mu zari ziteye mbere. Ziteye, aya ni amasinke, aya ni amatoilette, byose bagiye babikura. Izo ni amadirisha y'inzugi, izo n'izindi nzugi ziri aho. Ari inzugi zo hejuru za second floor. First floor bakuye ziri nagiye mbirunda ahantu uko mubibona. Iyi nzu nayo igizwe n'inzugi nagiye nshyiramo kugira ngo abantu bambwiye ko kugira ngo nanone baze bazikanyakanyage. Inzugi z'ibyuma nazo. Ngo urugero rumwe rwantwaraga 18,000. Urugi rumwe rwaguraga amafaranga 18,000 by'amanyakenya, ubwo ni ukuvuga amadolari 180. Urugi rumwe urabona irunguru ntabwo ari urugi rusanzwe, ni inzugi z'ibyuma. Kuko abantu ba hano muri Kenya namwe murabibona amazu aratandukanye mugereranye n'amazu mubamo. Aya mazu ntabwo yarateye irangi ariko byari ibyuma. Nari ngize ibyumweru 2 zino nzugi nzi gusa. Tugereranije n'izindi nzu dushaka no kujya hejuru kuko zose ni zimwe cyangwa bakajya muri. Reka tuzamuke hejuru nta kibazo. Naho bari yakoze. Nayo inzugi bazikuyemo. Ni amatoilette naho bayakuyemo. Iyi ni cuisine bayikuye, amasinki yayo bayikuyemo, iyi ni chambre na salon. Urabona ko iyi nzu yaburaga amarangi yonyine. Uzamutse nko hejuru hari hasigaye kuvuga ngo umuntu akoreshe hano hejuru. Hano hasigaye gushyiramo amagarde fu. Hasigaye gushyiramo amagarde fu hano n'amarangi. Inzu ikaba yakwinjirwa abantu. Izi nzugi rero muri hariya hasi nizo nzugi zari zifashe hano. Nizo zari zifashe hano kuri. Ubwo ahangaha aha ni ahasenyutse aho inzugi ziriya nzugi mubonye hariya zose zari zifashe ahangaha. Aho winjiyemo nk'ahangaha ni ukuvuga ngo naho hari hafunze. Hari hafunze ariko nyine kubera nyine iyo situation abantu bakomeza kuvuga ko kugira ngo ibintu baze babikanyagira ahangaha nabikuramo. Hari idirisha nabikuyemo uyu munsi. Iyi yari salo. Iyi yari toilette. Chambre ya kabiri. Iki cyari igikoni. Iyi yari balcony. Nubona aba ni abaturanyi bandi senya.
aha iki ni ikindi gikoni, iki ni igikoni cy'indi nzu. Ugeze hano nawe inzu nayo ifite icyumba kimwe na salo. Iya balkoni yo hanze. ubwo aba n'abandi nabo bari gusenyerwa hano ku ruhande Ni abanyakenya abaturanyi nawe bamusenyeye. Nawe we yibwiriyemo wenyine yifatiye umwanzuro. uyu uri ku ruhande Yifatiye umwanzuro wenyine wo kwisenyera. Ari gukuraho ibikenewe. Nabyo ntabwo ari ibintu bishobora buri muntu wese kuvuga ngo uze n'ibi ngibi kugira ngo umuntu abyikuriremo ntabwo biba byoroshye. dukomeze hano harasohoka iyi ni inzu nawe ya chambre na salo. Iyi ni inzu ya chambre na salo nayo nako nari nagerageje gukuramo ibintu bimwe bishoboka kugira ngo bitaza kwangirika. Inzu aho hose uriya miryango ari imiryango yose yari ifunze keretse hejuru hari amarangi y'inzu yari ifite de chambre na salo. Isa nayo ifite classe kuko yari ifite de chambre na salo, toilette zibiri. Nayo ibintu byabo urabona ko byavuyemo, inzu zavuyemo. Toilette rusange, toilette y'ichambre nayo yari ifunze. iyi yari chambre toilette muri chambre mwindani chambre iyi ni cuisine kagira balkoni yayo kagira ahantu ho gusohokera cyo kuba tugera hanze. Inzu rero ni imwe mu nzu nari maze gutangira gukorera finissage. Izindi zo nari maze gukinga ya ruguru ahandi ho ntarakora finissage. Ira n'undi muturanye nayo basenye we yisenyeye wenyine. Yahisemo kugira ngo wenyine yisenyere imbere y'uko baza bonyine. dukomeze ubwo ni ukuvuga ngo aha hose hari harabana hose hararangiye haburagamo irangi hari habura izo zo hejuru gusa. aha hejuru izo zo hejuru nizo nari ntarakorera finissage. Ariko nazo nyine nabitekerezaga kuvuga ngo maze ndangiza aha ngaha mbe nashyiramo abantu kugira ngo nzakomeze finissage y'aha ngaha, ariko nzi neza ko hasi hagiyemo abantu. ubwo hasi hagombaga kuza hinjiza amafaranga hanyuma ugakomereza hejuru wubaka. Hasi harimo amazu 12. hariho amazu 12 yararangije yasigwa aburamo amarangi. buri nzu yari ihagaze mu gaciro kangana iki mu gihe watangiye kuyikodesha? Bayikoreshaga 14,000 de chambre na salo. 14,000 ku miryango 12. Era amafaranga atari mabi. Hano hejuru birumvikana namwe murimo gukora imibare. Niyi iri ku ruhande yawe? Indi ku ruhande ni yanjye. Nari maze kumenera beto kabiri, nari ngiye kuyimenera irindi muri kuno kwezi gutaha, ariko nibyo nyine byabaye. Ubwo ni ukuvuga ngo hano n'ubundi wateganyaga ko wenda ushobora kuzakomeza uzamura etaje yawe? Hano hari hasigaye floor imwe. Kuri iyi duhagazeho? Kuri iyi duhagazeho hariya naho ari mfite kuhakorogera irindi rimwe, hari hasigaye ibyuma gusa. Ni ukuvuga ngo iyi etaje iri aha ni imwe, iyi ni iyindi wubakaga. Sinzi niba mugenzi wacu uri kuri tekinike hariho n'indi ya gatatu iri haruguru, iriya irasa n'izi ngizi. Ubwo ni ukuvuga ngo aya ni amazu waramuzamura muri Kitengera? Aya ni amazu natangiriye kuri fondasiyo, nari nyagejeje hano, ariko yose bashaka kuyagira ubusa nyine. Uvuze ko iyi duhagaze hejuru yari ifite agaciro kangana iki? Bigereranije ubwo byansaba ibintu byinshi, ariko ndebye nko muri toto y'amafaranga nashyiragaho nayacishaga yari mu bihumbi muri miliyoni 24.
iyi duhagazeho gusa ndavuga muri rusange. Muri rusange zose. Muri rusange miliyoni 24. Miliyoni 24 ubwo ni ibihumbi magana 240 nyine. Ni 200 ni hafi ni 290 niho icyo gihe mperuka kubara niho yarageze. Ubu nyine umuvunjo wari wazamutse z'amadolari ibihumbi hafi 300 z'amadolari. Nibyo bigiye gusenyuka mu munsi. Nibyo bashaka kugira umuyonga. Bavandimwe biragoye kugira ngo wenda hari abantu bakomeza bakore kino kiganiro mu by'ukuri umuvandimwe aradutembeje ndagira ngo mwabasha kubona amazu yateganyaga kwinjiza amafaranga. Hasi hariho amazu 12, haruguru hariho andi 12. Ubwo aya ni amazu 28 kuri etage gusa duhagaze hejuru, no ku ruhande nuko nguko, none no kuri yindi yo haruguru nuko nguko. Ariko uru ni urugero ruto twashatse kubereka ko muri Kitengela habaye ikintu gikomeye cyane. Muvandimwe mwihangane cyane, kandi n'abanyamurenge muri rusange mwihangane. Mu by'ukuri ni benshi, uru ni urugero rutoya gusa tuberetse, ariko uyu muhana munini twatangiye kuva mu gitondo turimo kureba kugeza ubu nyine umwijima uradufashe. Murabona ko turimo gukoresha amatara kubera ibikorwa byabaye byinshi hano, ko turabura ico dukurikirana nico turi bureke. Murabona n'ishusho ko yahindutse yabaye ubururu bitewe n'umwijima. Turimo gukoresha amatara ariko nanone bikanga. Muvandimwe wihangane, niki ushobora kubwira abantu? Urabona izo zose aya mafaranga yose wakoresheje hano hantu ni menshi, ariko nanone uri strong, urakomeye. Hari undi udakomeye kandi yarakoresheje make, usibye ko nta mafaranga make yaburi yahaba. Niko ushobora kubwira noneho abantu bahuye na bino bibazo, kuko urashobora kubura umuntu uri exemplaire nubwo bikugoye ariko ubabaye, ariko nanone hari ukuntu uhagaze kigabo. Nihe komezi ushobora gutanga ku bantu bahuye n'iki kibazo bose muri rusange? Biragoye kubyakira, ariko ibi ngibi ibintu ni bironkwa. Ikindi navuga biragoye kubwira umuntu ngo akomere yatakaje ahantu yishe icyuya cyo kugira ngo agere ku bikorwa nk'ibi ngibi, cyangwa bitewe n'igikorwa cy'umuntu. Kumubwira ngo nakomere nibyo, ariko nanone kubyakira nabyo biragoye, biterwa n'umutima w'umuntu. Ko nk'uwo wa county nari mpari nanjye tinga yakubise inzu yiwe, umutima uracika, no gukomera ibintu birashakwa bikaboneka. Nanone nakubwira abantu bagakomera nyine, nta kindi. Uko ugereranije kumva ko umuntu yafashe amafaranga kuri konti yanjye nkoresha, nshobora kuba narakoresheje hafi 300, nkaba nsanga ibyo bikorwa byose hafi y'umwaka n'igice nari maze. Hanyuma nkaza kuvuga ko iki kintu cyabaye ubusa. Ntago byoroshye, ntago biba byoroshye, ntago byoroshye. Komera cyane. Ntago byoroshye, ntago wabwira umuntu ngo no gukomera nyine, nta no kubwirana nyine byaje ahantu bagahana imbaraga. Ko ugereranije buri munsi uko nagiye ndeba, buri munsi ukamenya kuri gukoresha amafaranga, hanyuma uwo munsi umwe ibyo bintu bikaba ubusa, ntabwo ari ikintu cyoroshye.